Nirambwira ngo igihe cy'umurengwe kirarangiye. Yambwiye ngo mbabwire ngo hari amasomo yagiye itanga ku muntu wese, ngo ariko iratangazwa nuko abantu biga ntibafate. Imana irambwira ngo mbese iyo murebye abantu bapfa hari hakurya muri Kongo bicwa n'intambara, Imana irambwira ngo murareba mukabona ari uko mubarusha amafaranga, mubarusha ubutunzi, mubarusha uburanga, mubarusha iki. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibije hano imbere uzifuza gusenga bitagishoboka. Ibi ngibi ni ibyumvwa n'abanyamwuka. Igihe cy'umubabaro, igihe cy'uburibwe, igihe kigoye benshi, dore ngicyo kiraje, ngicyo kiraje. Kuko nabonye hari uruzitiro babwira guhunika ibizabatunga. Niwumve yuko niweza ibishyimbo urahunika byinshi, wanabihunika ugasanga nubwo bihunitse burya Imana njyewe njya ninya imvugo yayo, njya ninya imvugo yayo. Imana yanyigishirije ku kavideo, aka kavideo mukumve. Imana irambwira ngo umuntu wese yite kuri aka kavideo kandi agire ibyo yibuka bishingiye kuri aka kavideo. Ni mugatege amatwi kuko Imana yambwiye ngo aka kavideo mukumve mwese. Kiri yose gashorera bari kwambuka, hari aho bahagaze ensasi irashira, abura naho ajya kuyigura. Atangiye kuzana iby'imiteto ngo esasi ndayigura hehe, yumva urusasu ruravuga. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugabanye ibintu by'imiteto, kuko abari mu bihe bibi ntabwo ari uko bakoze ibyaha kubarusha, kuko ibyaha biri gukorwa n'abantu baturiye igihugu. Imana ibirebye ikareba ibyaha bikorwa n'abaturiye igihugu, ikareba ibyaha bikorwa n'abitirirwa izina ry'Imana, nukuri byatugwa nabi. Ariko uyu mwanya wowe uneze amatwi, ibihe by'inzara biraje. Abana bawe umunsi bazaba bari kukuririra imbere ngo inzara iratwishe bari kurira. Niyo mpamvu ukwiriye kuba maso, ukagirana ubumwe n'Imana, ukagirana ubusabane n'Imana, kuko rimwe na rimwe abantu bamenyereye gutabaza Imana bahuye n'ibibazo. Abantu baba bari mu mudamararo ugasanga ntibasenga. Abantu buno bararenzwe, ubukire bwaragaze, bari abakene buno Imana yabagire neza ibashyira hejuru. Ariko nababwiraga ngo iyi minsi mibi yaje nuwahekwaga arigenza. Nshobora kuba aramenyereye kurara kuri matera ya yindi igura 400. Imana yarambwiye ngo umunsi inkota y'Uwiteka izaba yavuye mu rwubati rwayo, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bushinwa, waba uri Madagascar, waba uri mu Bwongereza, waba uri Mayotte, waba uri mu Bufaransa, inkota y'Uwiteka izakugeraho. Ndakubwiza ukuri, inkota y'Uwiteka izakugeraho, kuko abantu bamaze kwimura Imana bakihumuriza bakumva nta kibazo bafite. Na n'uyu munsi Imana ifite ikibazo. Imana ibabaye kubw'uburinzi bukomeye yashyize ku Banyarwanda. Menye neza yuko hano muri iyi si nta gakondo y'iteka uhafite. Ndimo nkubwira ngo menya yuko igihe cyawe kizarangira, kandi Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo mbabwire ngo abantu bagabanye umurengwe. Imana yambwiye ngo igihe cy'umurengwe kirarangiye. Imana irambwira ngo igihe cy'umurengwe kirarangiye. Yambwiye ngo mbabwire ngo hari amasomo yagiye itanga ku muntu wese,
ngo ariko iratangazwa nuko abantu biga ntibafate. Imana irambwira ngo mbese iyo murebye abantu bapfa hara hakurya muri Kongo bicwa n'intambara, Imana irambwira ngo murareba mukabona ari uko mubarusha amafaranga, mubarusha ubutunzi, mubarusha uburanga, mubarusha iki? Imana irambwira ngo mbabwire ngo uburinzi bw'Imana bwonyine nibwo butuma muryama mugasinzira mugakanguka amahoro. Imana irambwira ngo hirya no hino inzara iri kwica abantu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbese mwebwe kuba mubasha kurya mukaryama, ngo mbese mwibwira yuko ari amaboko yanyu cyangwa ububasha bwanyu, ngo mbabwire ngo ni imbaraga z'Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo umunyabwenge agire communication n'Imana, kuko igihe kishe abantu bazasenga amatakirangoye, Imana yambwiye ngo ntizayumva. Nagiye kubona mbona Imana yo mwijuru irambwiye ngo itegereze neza. Ngiye kubona mbona izuba ririmo riraka rimeze nk'itanura ry'umuriro. Ngiye kubona mbona kwaka kwa rya zuba ririmo rirumisha ibyatsi, rikumisha imyaka, rikumisha n'ibiti biruma. Ngiye kubona mbona abantu babuza aho bahungira, babuza aho bahungira. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ni kenshi yababwiye ngo inzara iraje, ngo abantu mwareba mukavuga ngo mbese byahera hehe. Yamaye ijambo, reka turisome dukomeze mbabwire iby'Imana yambwiye kubabwira. Yamaye ijambo riri mu maganya ya Yeremiya. Aya maganya ya Yeremiya, Imana irambwira ngo ijambo nguhaye riri mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, ngo kuko igihe cy'amaganya kiraje. Igihe cy'amaganya kiraje, igihe cy'amaganya kigiye gusatira umuntu wese ukomeye, uworoheje, uri mu mujyi, uri mu cyaro, uwize, utarize. Igihe cy'amaganya kiraje. Imana imereza amagambo, amaganya ya Yeremiya ibice 2 umurongo wa 19. Handitse ijambo rikuvuga ngo haguruka uboroge mu ijoro uhereye igihe batangirira izamu, usuka umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka. Iri jambo abaryumva baryitondere. Turasomye ngo haguruka uboroge mu ijoro uhereye igihe batangirira izamu, usuka umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka. Kubera iki? Kubera yuko ibije hano imbere uzifuza gusenga bitagishoboka. Ibi ngibi ni ibyumvwa n'abanyamwuka. Igihe cy'umubabaro, igihe cy'uburibwe, igihe kigoye benshi, dore ngicyo kiraje, ngicyo kiraje. Kuko nabonye hari uruzitiro rwari ruzitiye abantu. Ngiye kubona mbona rwa ruzitiro ruvuyeho, ngiye kubona mbona ibyago bitangiye kubibasira. Imana irambwira ngo ubabwire ngo iminsi mibi igiye kuza, kandi umuntu uzarengerwa ni umuntu wagiranye ubusabane n'Imana. Dukomeze dusoma n'ijambo ngo umutegere ibiganza kubw'amagara y'abana bawe bato barembejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose.
umutegere ibiganza, ngo utegere ibiganza Uwiteka ku bw'abana bawe bato barembejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose. Imana irambwira ngo inzara igiye kuvuza ubuhuha hirya no hino mu mujyi no mu cyaro. Imana irambwira ngo bwira abantu bamenye guhunika ibizabatunga. Nimba bwira guhunika ibizabatunga, niwumve yuko niweza ibishyimbo urahunika byinshi, wanabihunika ugasanga nubwo bihunitse, burya Imana njyewe njya ninya imvugo yayo, njya ninya imvugo yayo. Imana yanyigishirije ku kavideo, aka kavideo mukumve. Imana irambwira ngo umuntu wese yite kuri aka kavideo kandi agire ibyo yibuka bishingiye kuri aka kavideo. Ni mugatege amatwi kuko Imana yambwiye ngo aka kavideo mukumve mwese. Kigali yose gashorera bari kwambuka n'ibirago n'ibivarisi. Ndabonaga ibivarisi bivuye i Kigali, ibivarisi bya biri kubengerana we. Icyo gihe leta y'u Rwanda yari iriho yatanze uburenganzira ngo abazi imodoka bose baje muri na Rwandeze gufata imodoka. Rya Rwandeze yari iri hafi aha, na n'ubu iracyahari muri na Rwandeze. Nuko baje mu bafata amavatiri meza atagira plaque, baragiserera bansa umwansanzira hitwa Mujenda, turi kuzamuka twerekera hitwa Kuyikora. Nuko ari gutwara ivatiri n'umudamu we w'igitangaza n'utwana twe tubiri. Nuko asiga atukije kuzamuka hitwa Kucayi, ngo tuzamuke hitwa Nsakira. Esansi birashize. Nuko arahagarara, naje niho nari ngeze ndi hamwe na madamu n'utwana. Nuko ari kureba araramye nk'umutware. Ndababaza ikibazo, esanse ibaye? Amureba dore n'igihugu twagitaye ngo esanse ngo saso ya esanse ibahe. Namure ntari kugura muzima, ati none kutari kundangira saso ya esanse ibahe, wakenyera tukagenda sidata. Yarari gukubita mu gifunguzo ikimotoka kikihurira wapi. Nuko asigaye ari kumbaza amafuti, ingotanyi zari zibereye mu ishamba ngo haruguru zazohereje igisasu, maze kiza kiri kuvuga impundu ngo ntiwacumbize ahubwo kiryama aho araryamye atari kubimenya. Kiryama si yari afite inda utareba, ubika hasi ryama kiraje, ati ni igiki iryama cane rero kiti kipi. Mbona ibiti biracitse birasimbutse, ntiwakibonye? Ati yewera, ati kumenya turapfa ndikomera, ntuneba nawe urapfa. Ibyivatiri wapi, ikindi kiti ati none turyame. Abantu bazagujwe igihumura n'ubwoba no kwibwira iki ibyenda kuba. Icyo gihe ntabwo amafaranga azaba afite agaciro. Mwene data atubwiye ukuntu hari ibyabayeho bigatuma abantu bati ibyabo. Narindi ku ijambo rivuga ngo ushobora guhunika, burya ntiwamenya iby'Imana. Abantu bati ibyabo bigera naho leta ari icyo gihe ivuga ngo nimugende mujya hanaha mufata imodokari. Umuntu wese uzi gutwara imodoka nta mafaranga atanze, abantu baragenda barafata, ubundi bagatwara bagashyiramo imiryango yabo n'abandi n'ibintu. Mwumvisha ukuntu yagezemo, hari aho bahagaze ensasi irashira, abura naho ajya kuyigura. Atangiye kuzana iby'imiteto ngo esasi ndayigura ahehe, yumva urusasu ruravuga. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugabanye ibintu by'imiteto, kuko abari mu bihe bibi ntabwo ari uko bakoze ibyaha kubarusha, kuko ibyaha biri gukorwa n'abantu baturiye igihugu. Imana ibirebye
ikareba ibyaha bikorwa n'abaturiye igihugu, ikareba ibyaha bikorwa n'abitirirwa izina ry'Imana, ni ukuri byatugwa nabi. Ariko uyu mwanya wowe uneze amatwi, ibihe by'inzara biraje, abana bawe umunsi bazaba bari kukuririra imbere ngo inzara iratwishe bari kurira, umubabaro uzagufata, uzicwa n'amaganya. Ni ukuri turabivuga mukadutera amabuye ngo mbese byanyura he? Kuba Imana ubona bukeye bukira, nuko twongera tukajya imbere y'Imana tugatabaza ngo mana. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibihe by'inzara biraje. Si nuko abantu badasenga, ariko ngo kubera umurengo w'abantu umaze kuba mwinshi muri iki gihugu, bitumye Imana izana inzara, icyorezo, inkota. Imana irambwira ngo kandi mbabwire yuko nta kizabasha kubibuza, nta kizabihagarika. Mureke mbabwize ukuri, abazi Imana yabo ni ukuri, nimushaka mureke dufatanye twinginga Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, turarisomye, riratubwira ngo hera cyangwa se haguruka, uhaguruke nijoro, uboroge uhereye aho izamu ritangirira. Bivuze ngo nta kujya mu buriri ukaryama ukadamarara, nushaka ubireka, boroga, jya imbere y'Imana utake, kuko iminsi mibi iraje. Kandi iminsi mibije, uwahekwaga arigenza. Ndavuze ngo iyi minsi mibije, uwahekwaga arigenza. Se ntabwo wumvisha icyo nshatse kuvuga? Bishatse kuvuga ngo ushobora kuba waramenyereye kugenda n'imodokari, ariko ugakora urugendo n'amaguru. Ushobora kuba waramenyereye kwambara inkweto, bikaba ngombwa ko n'inkweto zikuramo ukagenda n'ibirenge. Niyo mpamvu ukwiriye kuba maso, ukagirana ubumwe n'Imana, ukagirana ubusabane n'Imana, kuko rimwe na rimwe abantu bamenyereye gutabaza Imana bahuye n'ibibazo. Abantu baba bari mu mudamararo ugasanga ntibasenga. Abantu buno bararenzwe, ubukire bwaragaze, bari abakene buno Imana yabagire neza ibashyira hejuru. Ariko nababwiraga ngo iyi minsi mibi yaje, n'uwahekwaga arigenza. Nshobora kuba waramenyereye kurara kuri matera ya yindi igura 400. Ariko igihe kikaza kikakubwira ngo uryame hano kwano mashangara, hasi buri. Nukuri iyi Mana, abantu tujye tumenya n'imikorere y'Imana. Hari ikintu nabonye, buriya Imana ukuntu ikora, ntabwo ivuga ubujajwa ngo mukanye hindagurike, kwa kundi ugenda ukajya kuguza inshuti yawe amafaranga, mukanye kakubwira ngo muyengo n'ibibazo. Oya, ahubwo mujye mutinya Imana. Imana irareba ikavuga ngo niba urushinge rw'isaha ruri muri 7, nirugera muri 14, n'ubundi nzakora ibyo nagambiriye. Twewe tukavuga ngo ubwo nirugera mu 8 biramera gucya, 9 tugategereza 10, ariko Imana yavuze ko izabikora rugeze mu mubare 17. Ibintu by'Imana byose biba biri muri gahunda y'Imana. Ntabwo Imana ikora ibintu ihubaguritse. Ariko yambwiye ngo hano imbere inzara iteye ubwoba iraje. N'umunyamafaranga ubu ngubu turahaha ibintu, ukavuga ngo ibintu byarahenze. Wabona udufaranga
wajya guhaha ugasanga n'ubundi nta nubwo uhashye n'ibiguhagije n'umuryango wawe. Ariko nabonye haza inzara, mbona n'ufite amafaranga nubwo bihenze ari kubura ahantu ajya kubihaha. Imana irambwira ngo hano imbere hari inzara iteye ubwoba. Imana irambwira ngo bwira abantu basenge, basengera ibihe biri hano imbere. Kandi mu by'ukuri iyo mbabwira ibi ngibi, icyambere iyi cano yitwa Amakuru y'Ijuru. Ni amakuru y'ijuru. Amakuru wumvira ahangaha ujye umenya neza yuko byanga bikunda iyi cano ntabwo yavuye muri business nk'uko abandi babikora. Imana yarasanze negeka gufunguza cano, kandi irambwira ngo iyi cano uzajya itambukirizaho ubutumwa. Ndakubwiza ukuri, kirana ubumwe n'Imana. Iminsi mibi ishobora kuza, uwumvaga afite umugabo mwiza, afite umugore mwiza, bikaba ngombwa yuko umwe akata hano undi agakata hariya. Iminsi mibi igiza igatandukanya umwana na nyina, igatandukanya umwana na se. Iminsi mibi igigera ku bantu, bikaba ngombwa yuko imiryango itandukana, abaturanyi bagatandukana. Iminsi mibi igiza bikaba ngombwa yuko uva muri etaje ukajya mu cyaro hahandi wagayaga. Iminsi mibi igiza bikaba ngombwa yuko ugenda n'ibirenge wagendaga mu ndege. Iminsi mibi igiza bikaba ngombwa yuko wicaraga mu biro ariko ukicara hasi. Iminsi mibi iraje. Iminsi mibi iraje. Abantu nimumfashe dusenge. Umukoro duherewe muri ubu butumwa, Imana iravuze ngo tujye imbere yayo tuboroge duhereye nijoro igihe izamu ritangirira, ukageza ryari, ukageza mu gitondo. Kandi ngo tuborogere imbere y'Uwiteka, tuborogera abana. Ngo tuborogera abana bato barembejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose. Barembejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose. Apana inzira imwe. Iyi message mwene data wibicereza yigeze kuri bene so, kandi nawe uri hanze mu bihugu by'amahanga wabanga ubu butumwa bureba abanyarwanda gusa. Nawe uri mu gihugu cy'u Burundi birakureba, kubera yuko ibi ngibi mbabwira, niba Imana igiye gutambagira igatambuka mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo izabura gutambuka mu gihugu cy'u Burundi, nizabura gutambuka Uganda, nizabura gutambuka Tanzania. Nawe hari ubutumwa nigeze mbabwira ngo inkota y'Uwiteka ivuye mu rwubati rwayo. Imana yarambwiye ngo umunsi inkota y'Uwiteka izaba yavuye mu rwubati rwayo, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bushinwa, waba uri Madagascar, waba uri mu Bwongereza, waba uri Mayotte, waba uri mu Bufaransa, inkota y'Uwiteka izakugeraho. Ndakubwiza ukuri, inkota y'Uwiteka izakugeraho. Kuko abantu bamaze kwimura Imana, bakihumuriza bakumva nta kibazo bafite. Na n'uyu munsi Imana ifite ikibazo. Imana ibabaye kubw'uburinzi bukomeye yashyize ku banyarwanda, birukanka mu mashyamba yo muri Kongo, ibarindira mu mirambo myinshi, ibarinda mu gihe cy'amasasu, ibarinda mu bihe by'intambara, ibarinda muri Covid, ibarinda ibyorezo, ibongerera iminsi yo kubaho, ibabwira ko izabahindurira amateka. Imana ibagaburira bakarya bagahaga. Ariko na n'uyu munsi abantu baribagiwe. Nicyo gitumye Imana yururukiye kuzana inkoni, kandi iyi nkoni y'Imana nababwiye ngo izagera kukomeye n'uworoheje. Tugiye gusenga Imana. Imana iguha umugisha wofashe umwanzuro wo gukizwa ukihana. Imana iguha umugisha, kandi Imana iguha umugisha umuntu ugiye gusharinga ubutumwa akabugeza ku bandi, kugira ngo iyi message igere ku muntu wese biri ngombwa yuko imugeraho.
reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimira yuko unyumvise. Mwami Imana, ubutumwa wampaye ndabutambukije. Mwami Uwiteka, ndasenze kugira ngo abantu bawe bahe kwezwa kandi bagire umwiteguro mwiza wo gusabana nawe, kuko turi mu isi tuzahura na byinshi kandi n'igihe kizagera tuyivemo, ariko umuntu wagiranye ubumwe nawe akagirana ubusabane nawe, umukiranutsi w'Imana azibukwa iteka ryose. Ndagushimye kubera yuko uzagirira neza abantu bawe, ukarinda ibirenge by'abakiranutsi bawe. Ijambo ryawe riravuga ngo abakiranutsi bawe uzabarinda, ngo ariko abanyabyaha bacemererwe mu mwijima. Mana rero, udushyire uburinzi kandi udukomereze mu nzira yo gukiranuka. Ubwo uzatambagira mu bihugu bitandukanye, uzasange Mwami Imana turi mu mwanya wo kubaha izina ryawe, kandi uzasange tutaratambikiriye ngo tujye kure yawe. Urakoze, ndagushimye. Ngaho komeza ufashe iyi cano kugira ngo umurimo wawe ukomeze kwaguka. Hari byinshi tugikennye kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bawe. Mwami, nta wundi watumara ubukene, ni wowe twiringiye. Kandi urugendo ruracyari rurerure rw'umurimo wawe, ariko dushyigikire Mwami kugira ngo umurimo wawe ukomeze gukorwa neza. Utubere umuterankunga, kuko Mwami Imana ari wowe twiringiye, ni nawe waduhamagariye gukora umurimo wawe. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Shalom shalom.